Murabibona rero ahangaha ni kuri cya kiyaga cya Mugesera kigabanya akarere ka Rwamagana ndetse n'akarere ka Ngoma. Ubu bwato murimo mureba hano inyuma ni ubwato burimo buva mu karere ka Ngoma bwerekeza hano mu karere ka Rwamagana. Iki ni cyo kiyaga cya Mugesera, twahageze turaza no kuganira n'abantu benshi bari hano, ubundi tumenye ibibera ahangaha ese biteye bite, tunarebere hamwe twa tudege two hakurya hariya mu Gisaka muri Ngoma, ese turahari cyangwa ntaduhari. Karibu reka tubane muri iki kiganiro tugiye kubana namwe mu mwanya mutoya. Murakoze cyane. Yes, ugusanze hano kuri iki kiyaga tuguhaye ikaze. Yego nta kibazo. None se iki kiyaga nicyo bita Mugesera ngiye. Yego nicyo bita Mugesera. Hari hakurya batubwiye ngo ni mu Gisaka, nibyo ntazi. Ni muri Ngoma naho bita mu Gisaka, hano hakurya icyambuka urabona ko hari n'abantu bambukaga n'ubwato hakurya ahangaha. Bari abo bari kujya aho bita mu Gisaka. Hariya hakurya mbonye bwa bwato bwagiye. Buriya bariya bose batwaraga bari kujya aho bita mu Gisaka, barara niyo nzira ijya mu Gisaka ni hari hakurya. Ntabwo ari kure cyane, ubwato butabukugeza ni mu minota. None se hari ibintu tujya twumva ngo hakurya hariya ngo abantu mu Gisaka ngo bagira utuntu ngo tw'utudege. Ibyo bintu byumvayeho cyangwa nawe ni ubwa mbere ubyumvise? Ntabwo ari ubwa mbere mbyumvishe ibyo bintu. Biravugwa cyane. Wari watubona se utwo tudege wenda turimo tugenda koko? Sinajya ngo nkubeshye ngo naratubonye, gusa bitewe n'ukuntu bivugwa. Nyine usanga nk'abantu bakuru kuva kera batubwira ngo abantu baho nga hakurya ngo nimugoroba ngo bakunda kugenda ngo n'udutaro, niko batwita ngo n'udutebo. Udutaro. None se iyo ni taransiporo yabo ku buryo ushobora kugenda nawe ukajya gutega bakagutwara. Nk'ubu nkanjye mu kanya ngiye kwitahira mu mujyi Kigali nyine. Ninjya kwitahira ndagenda bampereze bantware bangezeyo. Sinzi ngo wenda nakubeshya ngo hari ahantu runaka baparika cyangwa bari, gusa icya mbere nuko batubwira ngo nijoro nko mu masaa 2 saa moya hari igihe urabizi kibona umwe zinyuraho. Kibona umwe ngira ngo urazizi. Ndayibona kibona umwe nyekara gacaho. Agiye kinyuraho nka gutya abanga bikunda kunyuranyiraho, ukajya kumva umuntu arakumukora akubwiye ngo wamubonye ngaragiye. Rero ntabwo ngewe ndamubona amaso ku maso ngwenda ngaraparitse ngakuye uwo mugezi. Reka da cyane gusa ariko none se baya amazi yanyu urabona ni ikiyaga kinini, kandi iki ni igice kimwe duhagazeho, nabonye hari n'ibindi bice natembereye mu bice byo hakurya hariya. Doremo hari aho mbona naho harimo ahandi hantu hakata no gusubira inyuma hose n'amazi magari cyane. Iki kiyaga ni ikiyaga kigari cyane. Ese ubu ngubu abantu binaha kibamariye iki mwebwe nk'abantu mu gituriye? Ni iki kibamariye? Iki kiyaga kidufasha rwinshi. Urareba nkatwe abasore hafi hari abantu baba bari guhinga imbuto, turimo dukora aho ngaho nyine bacomekamo za moteri ahangaha bagakuramo amazi. Amafaranga hano umva n'ubu ngubu ngiye ngo urayataha nubwo wahigereye. Ntabwo nagenda ntatanye. Ngira ngo nimba koperative ariko bambwiye ko nko kuri koperative ngabaye amarakare. Oya, nubundi nabwo niyo unyuzemo bayatwaye ngo mu gitondo ngo nibwo ngo bayatwara. Ahangaha hari n'abandi babikorera bisanzwe, gusa nyine bagufunga ntabwo byemewe. Ntabwo mwaza mukajyamo kandi bambwiye ko ari koperative yonyine yemerewe. Koperative akenshi nizo zikora, gusa n'ubundi ukora muri iyo koperative ushobora kumusanga none aha ari mu kazi ari kuyaroba, ugahita umugatimereza nk'amafi wenda y'ibihumbi bingahe akayaguhereza bitewe n'ayo. Noneho ndacyura i Kigali amafi. Ntabwo i Kigali wabura kubashyira ibyo kurya nabo bakumva ku mafi yo mu kiyaga cy'iwacu mu Mugesera. Urakoze cyane rero. Sawa sawa. Ariko se ko mbonye ubwato bumwe buzamuka hariya. Ariko manza n'abagenzi hano bari bake. Ubu nshatse kwambuka njye mu Gisaka njye kureba abantu ukuntu bagenda mu tudege. Nagenda nte tudege. Ubundi urareba buriya bwato bwambutse ngira ngo wabonye. Buriya bugiye kongera bufata abandi bagenzi bwongere bugaruke, kandi ahangaha hari ahantu haba hari nomero. Ubu ngubu bahamagaye mu minota ni nko guhumbya. Ngira ngo hari ibuye wabonye. Iyi nimero ni y'umushoferi. Umushoferi urahamagara rwose. Aha ni kuri tere, ni nk'ari kuri ni muri gare. Ni Botsi Park cyane. Naho rero ubwo uramutse ukoreshejeho ukabahamagara ni iminota bahita baza bahita bakwambutsa.
nimba koko ufite amatsiko kugira ngo urebe ibyo bintu koko ari ukuri, natwe turabyumva, nanjye mba numva mfite amatsiko. Hariya tujyayo gusa dufiteyo n'abaturanyi na bene wacu, gusa ntago nabo barabivuga, gusa ngo bishobora kuba bibaho cyane. Ntago najya ngo mbyakane cyangwa ngo mbyemeze, nanjye ndabivuga nk'uko nabyumvise. None se mani, aha hantu amazi angana gutya nta ngona cyangwa imvubu zaba zibamo hano? Ingona zo zibamo ni ibintu bizwi, wenda imvubu zo kugira ngo zizemo kereka iyo Nyabarongo yuzuye hagakuka, nyine bikazamo aha ngaha binatesha umutwe abantu biri kwambuka hariya hakurya bibasaza aha ngaha imvubu, naho ingona zo zihoramo cyane. None se ubwo ngubwo ntabwo zijya zirya abantu hano ingona se? Ingona ako kurya yaba ari umwaku, ntabwo ipfa kurya abantu. Ko njya numva nko muri Nyabarongo zigiriya za Kicukiro nkumva ngo yariye umuntu ra. Aha ngaha n'imyaka nini ishobora gucaho utarumva ngo yakanze umuntu. None ubwiye murya byagenze bite noneho? Ubundi ingona ukuntu bimeze ikurya iyo ishonje. None aha iba yariye iki se? Mo hano hari ibintu. Aha harimo amafi, harimo buri kimwe, aha ngaha iba yariye amafi, kereka rwose ishobora kukurya nk'uyu munsi ikazarinda yongera gukubita indi myaka no makumyabiri itarongera no kwifuza kurya umuntu, ahubwo yirira amafi, no kubona aha ngaha ikaba yanasubira n'inyuma cyane. Ni ukuvuga ngo mubanye nazo hano hafi yazo? Aha zihoramo rwose, ntabwo n'igihe uri nk'aha ngaha ukabona irawuzamuye umutwe gusa, ariko nta kibazo, kwikanga ntibyabura. Kwikanga ntibyabura. Ndumva n'inkuba zikubita mu gisaka, ntabwo ari za ndege zabihanutse. Hafi buriya ni akavura kagiye kuhamanuka cyane.